Muraho neza nanone bakunzi ba L55 TV show, duherukana ibintu byakomeye, duherukana mushiki wa Eme ndetse na John yaje ewana ari kubwiza mama w'ukuri, ari kubwiza papa w'ukuri. Duherukana kwa Isabelle, naho Isabelle atangiye kumva ko ashobora gukunda Eme. Duherukana nyine ibintu bigeze aharyoshye, wa musirikare yagarutse nyine, umugore wari kwibaza impamvu atari kumurasa nyine, atari kumwica, ari kuza yitwara neza nk'umuntu wamuciye inyuma, akaba yaratwise undi mwana ndetse kanamutwita ashaje. Duherukana nyine ibintu ewana ahantu hose byari byahiye nyine, hamwe hari inkuru nziza, handi hari inkuru mbi, ibintu birakomeye. Duherukana rero muri ibyo byose, ubwo turaje tubabwireho uko byagenze, uko byagiye bikomeza kugenda bigenda. Ariko nakubwira ko inkuru yacu noneho igeze ahantu haryoshye, nimbe kubwira ngo haryoshye wumve ngo hararyoshye pe. Wowe kora subscribe kugira ngo izindi nkuru zitazajya zigucika umunsi ku munsi. Mbabarira ntucikwe no gukora subscribe, dukomeze tubane umunsi ku munsi. Reka rero twatangiriye kwa Isabelle n'ubundi na kwa John ndetse na mama wiwe na papa wiwe na murumuna we ari we Eme ndetse na mushiki wabo na n'ubu ngubu tutaramenya ngo yitwa gute nyine, kuko ntawe rusanzwe haba, yabaga hanze. Rero ntabwo turumva nyine bamuganiraho ibintu byinshi. Twe twamubonye, twatangiye kumwumva nyine muri saga ya John ndetse na Isabelle umugore wiwe, niho twatangiye kumumenya, nta nubwo twari tumuzi. Aka kanya rero reka dutangire, wenda turaza kumumenya, ntawamenya. Noneho rero twatangiye ari kubabwira ati njyewe ntabwo numva ukuntu nyine abantu bambyaye, abantu mfatiraho urugero, abantu mfatiraho nyine navuga nyine nagisha inama, ari bo bose, ari wowe, ari wowe John, ari mama, ari papa, ni mwe bantu bakuru kuri njye. Yego wenda Eme ni mukuru, ariko ntabwo ndutaho cyane. Eme niwe muntu twakuze nyine tujya kungana, twarasereraga, twapfaga ubusa buri gihe, nkabona ari umunyamakosa, mwe mbafata nk'ari muri iki kitegererezo cyanjye. Ariko aka kanya mbonye ko nyine naribeshye, niba navuga ko sinzi ukuntu nyine mbyumva, sinzi ukuntu mbibona. Ati nukuri ko Imana murantengushye, ati kwifata mugafata umuntu nka Isabelle, mukamufata mukamujugunya gutyo gusa, ubizi ko yakuyemo inda, ubizi ko nawe ababaye, arakaye, uri kumva bo barakoze iki. Nukuri ko Imana murantengushye. Noneho ubwo mama we yahise avuga ati Keri mbabarira Keri, uceceka aho ngaho. Ariko ubwo ngubwo ibintu uri kuvuga urabyumva, ariko uzi imyaka umuntu aba ategereje umwuzukuru. Ufite abana bangahe? Eme afite abana bangahe? John we hari umwana yari afite. Mumenye ko natwe dushaje, dukeneye abuzukuru. Itarangije ntuzakere ahita amuga ati ariko mama, ibyo ngibyo by'abuzukuru, wowe utanga abuzukuru, niba batanga se kujya utabamuhaye? Ibyo ngibyo ni Imana ibigena, ibyo ngibyo ni Imana ibitanga, ntabwo ari wowe. Ntabwo wari mu mwanzuro wo kuza ngo ujye mu buzima bw'umuntu ujye kuvuga ngo ukeneye umwuzukuru. Niba wari umukeneye se, ushaka undi mwana ubyara, iyo ushaka se undi muntu wundi ukuzanira umwana ukamwadobuta, kuki ibyo byose wazaga kubitura Isabelle se yari yanze umwana. Isabelle hari umuryango agira, nabi na John afite mama we, afite papa we, afite ndetse na murumuna we ndetse na mushiki we. Isabelle afite nde? Hari n'umwana n'umwe, hari n'umuntu n'umwe mu muryango w'umukomokaho, nta n'umwe mama, nta n'umwe. Uri kumva ku gahinda we yari afite. Wese yari yanze kuba yabyara uwo mwana, byibura nawe avuga ati byibura nanjye mfite umuntu nkomokaho, byibura mfite amaraso yanjye. Riga nubwo wenda twe twari umuryango we, ariko ntabwo turi amaraso ye. Ariko si we yari yanze kuvuga ngo byibura hari amaraso yanjye ari ku isi, byibura hari umuntu naganira nkamubwira ati wenda nyogokuru wawe yari ameze atya, mama wawe sogokuru wawe yari ameze atya, byibura se n'abavandimwe bawe babanje bari bameze batya. Ibyo si yarabyanze, wese ntabwo ari umuntu, ntabwo yarashakaga uwo muryango. Ariko ibyo byose mwarabyirengagije mama, mwarabyirengagije. Murinda ubwo mujya gufata Isabelle muramwirukana. Nyuma yo kumwirukana arenda ubwo agera ujya kwiyahura. Iki kiguryi ngo ni John. Ni ukuri ko Imana, reka nkubwize ukuri, uri musaza wanjye, uri mukuru wanjye, ariko ni ukuri ko Imana nta kigenda cyawe. Ni ukuri ko Imana, njye nkubaza inshuro zingahe muhamagare ugenda umbwira ngo Isabelle turi kumwe, ngo ubu ibintu bimeze neza, ngo ibiki n'ibiki, kumbi uri kumuca inyuma n'umucuti we magara. Ni ukuri ko Imana, mwese muri abana babi. Si wowe, si mucuti wa Isabelle, si na papa, si na mama. Ni ukuri ko Imana mwese mwarantengushye, nuko nyine nta kundi nyine nabigenza. Nyine muri ababyeyi banjye, muri abavandimwe banjye nyine babandi, ariko nukuri ko Imana mwakoze nabi, mwakoze ibintu bibi.
ababyeyi bumiwe. Papa yaravuze ati nukuri Keri tubabarire basi, tubabarire kandi bishoboka byose basi wowe na Aime nimwe bantu mw'inshuti na Isabella mutubabarire, mudusabira imbabazi byibura zatwumve, mudusabira imbabazi byibura nyine ibintu bizacemo, byibura nyine n'umwuzukuru tuzamubone, byibura mutubabare. Noneho aravuga ati papa ibyo ngibyo ntago tubizi, ntago tuzi aka kanya niba byashoboka, ntago tuzi niba byanakunda, kuko aho bigeze ahangaha Isabella nyine yararakaye. Tibaze nyine mwese mwaramutaye, ati ubu ngubu nakongera kugenda imbere y'umubwira ngo gutya na gutya, ntago mbizi ko byakunda, nanjye ubwanjye nyine ntaranyiyumvamo neza kandi naramufashije ibyo byose. Ati ubwo rero ntago mbizi. Noneho John yaravuze ati ariko ngiye ngomba kumubona, n'umwana wanjye ngomba kumubona, mfite uburenganzira bwo kubona umwana wanjye kuko ndi papa we. Noneho Kera ahita amuga ati ariko John mbona nta n'isoni ugira, nta n'isoni pe. Ati iyo utinyuka ukavuga ngo n'umwana wawe, ese ujya kumwirukana wari uyobewe ko ashobora kuba byabyara umwana wawe? Ese ujya igihe ajya kwiyahura yo atahaba yo ntahaba? Ntabwo yakabaye kibaza ikintu njya kumenya ndi muri Singapore, nkajya kukimenya nkumva ko ngewe icyo kintu kigiye kuba. Wowe uri mu Rwanda ahangaha, umugore wawe mubana warambeshyaga buri munsi ngo turi kumwe ngo bimeze gutya na gutya, nkajya kubimenya ndi muri aho ngaho ndi muri Singapore. Wowe utabizi, ndi umunyeshuri mpora ndi busy wenda mfite n'akazi kenshi, wowe utabizi, wowe ahubwo ikintu wari uzi ni ukujya kuryamana n'abandi bagore, uteragura amadugira ute. Ati we n'ubundi ntago ubabaje neza, ubundi ari mwebwe, ari wowe, ari papa, ari mama, nta n'umwe ubabaje. Nese ko mwese n'ubundi abuzukuru mubafite, n'ubundi numvishe ngo wateye inda na mukecuru gutya na gutya, numvishe ngo n'uwo mugore wawe wundi mubana aratwite. Ubundi abo bana urabashakira iki? Urabashaka ngo bamaze iki? Ubundi waretse wa Isabella wamuretse, wagumanye abo ngabo ufite ukabitaho, nabo nubashobora ejo nabo nutababyarira abandi, ko numvishe byawe ntabizi. Nyine nako John aravuga ati ariko ntukomeze kunsuzugura nubwo bwose wabaye mukuru nakunyuzamo iki. Noneho papa aravuga ati reka rero nkubwire mwana wanjye, ati buriya mu buzima ikintu cya mbere kibaho ni ukemera ugasaba imbabazi niba warakusheje. Ati aka kanya ntago twakabaye turi gushwana, nta nubwo wakabaye uri kuvuga gutyo. Ati kuko uriya mwana ntago nukuri kw'Imana pe, ntago nanjye aka kanya ndi Isabella, nukuri ntago nanjye nabikora, ntago natuma mumubona, ntago natuma nyine nubwo bushobozi bwo kumwegeramo bugira. Ati ariko ikintu dukwiye gukora ni ugucisha bugufi tugasaba Isabella imbabazi, cyane ko byibura ko wenda ari nabo babitugiramo. Nawe dukomeza gushwana gutya, uri gushwana na Aime kandi niwe muntu bumvikana, uri gushwana na mushiki wawe Kere kandi niwe muntu bumvikana, undi se wazahuzwa n'iki nawe, cyane ko kakanya twe tutazi n'ahantu ari. Ubwo rero papa yahise abwira Aime, aramuga ati isi mwana wanjye byibura wowe Isabella uramukunda. Noneho Kera aravuga nako Aime aravuga ati nukuri kw'Imana papa, nukuri wenda bishoboka ko wenda we abifata nkaho nyine namugiriye impuhwe z'ibyo ari gucamo, ariko na mbere hose naramukundaga, mbere hose numvaga nyine nyine namuba hafi. Yego nyine si ibyo sinari kubikora kuko nyine yabanaga na brother wanjye, icyo nashakaga ni ikiza hagati ye na brother, ariko kumukunda ntacyo bitwaye, n'umuntu mwiza. Kandi ikindi wenda nubwo bwose naba ndi kurwana na girlfriend, umwana twite n'umundi n'umwana wacu, ntago nakwemera ko rero hagira undi muntu murera, cyane ko mbizi ko atakongera kubana na bro wanjye. Noneho Keri nawe aravuga ati rero umusaza wanjye mbabarira n'ukuri kw'Imana, ntuzakinishe Isabella, mbabarira ntuzigere utesha umutwe Isabella, kuko Isabella n'ubundi mufata nka mukuru wanjye. N'ukuri kw'Imana pasi niba mukunda njye nzabikugiramo, nzagerageza kubimwumvisha, nzagerageza uburyo bushoboka bwose nyine mube mwahuza, abe yagukunda, abe yakwiyumvamo. Ariko mbabarira unsezeranye ko utazigera umubabaza, mbabarira unsezeranye ko utazigera ugerageza kugira nyine utunyanga nk'utungutu twa John, utazigera ugerageza kumuhemukira na rimwe, utazigera ugera kumubaza. Kuko Isabella yarababaye kenshi, iyo babajwe bwa mbere igihe yabaga muri oruferi, nababazwa nuko nta babyeyi bagira, none nabo yarabonye nka famiye ye baramubabaje. Ati rero urabyumva ko ni ibintu bikomeye kugira ngo
azongera yiyumvemo n'umuryango kandi abizi ko n'ubundi ari we wamubabaje, ati rero yababajwe na byinshi, mbabara nizere ko byibura we nujya kumukunda uzamukunda nyine, ukamukunda byanyabyo, ukamukunda utamuhemukira, ukamukunda nyine wirengagije ibyo byose. Twagarutse rero ku rundi ruhande kwa Isabella ndetse na wa muhungu. Noneho Isabella nyine agera haravuga ati none se buriya kuko nikamubwiza ukuri, ubundi buriya niyo nagenda mbwira wenda niyo nabwira yime ko mukunda, ubundi nabimubwira mu ruhe rwego ko nyine mba numva ati yemi namufataga nyine nk'umwana nyine nk'umwana cyane wenda ntabwo nigize mufata nyine nk'umuntu twakundana, ntabwo ibyo ngibyo byigeze binzamo mu bitekerezo, tibura nabigenza ntabwo nyine mba numva akiri umwana imbere yanjye, cyane ko nyine uri kumva nakundanye na mukuru we nyine ako kantu kazamo. noneho wa mukozi yarambwiye ariko ntabwo ndi kumva impamvu uri kugira gupanika ibintu. Imi n'umuntu mukuru afite amafaranga, afite buri kimwe cyose, n'umuntu mukuru nyine, nubwo bwose wenda ari wari umugore wa grafere wiwe, ariko ntabwo nyine makiri umwana. Ati cyane ko na grafere we amurutaho gatoya, ntabwo ari ibintu birenze. Noneho Isabella ndetse mbwira basi kugira ngo nyine wenda mugaragariza urukundo, mubwire ko mukunda, nje nabikora nabigenza nyine nabikora mu buhe buryo. Noneho umuhungu aravuga ati wowe nta kibazo ufite, aka kanya uturize, n'ubundi wowe uturize. Ati wowe ikintu cya mbere umenye ko yemera gukunda, byanga binoga nyine wowe azagerageza, we akomeza agerageze pushinga bishyiremo imbaraga. Ati nanjye nzajye ngenda mwakiserera mubwire gutya na gutya. Ati wowe nyine wenda ntabwo kumva nawe ntabwo wahita umwemerera direct ako kanya nyine. Ati ariko nyine wowe ibyo azajya agenda akora umunsi ku munsi ndabizi ko byanga binoga niba yemeye akubwiye ko gukunda, byanga binoga imi n'umuntu ugira gahunda, n'umuntu w'umunyakuri, ntabwo uzajya agenda nyine bicisha hirya nako azanamo utundi tunyanga cyangwa se ngahita bivamo aka kanya. Uzagenda ubibona, we tegereza gatoya, byanga binoga uzahita ubibona. Ati n'ukuri ko Imana nanjye nyine impindika buriya nanjye ndamukunda, ariko nyine ntabwo mba numva ko nyine aricyo gihe, ntabwo mba numva ko nagakwiye guhita njya mu rukundo aka kanya, mba numva nanjye bimbangamiye. Noneho uwo muhungu aravuga ati we tegereza igihe cyanya cyo kizabikubwira. Ati hari igihe buriya ushobora no kuzisanga banabimubwiye mbere yuko nibyo byose abikubwira. Ati hari igihe buriya nyine umuntu ukunda byanga binoga isaha nyine, hari igihe biba nyine bigahita biba ku kanya utanabitekerezaga. Twagarutse rero kwa Isabella nako kwa Kelly ndetse na papa we na mama we ndetse n'abavandimwe we bari kuganira. Emi yaravuze ati rwose n'ukuri kw'Imana wowe tuza nindamuka ngize amahirwe ntabwo nzayapfusha ubusa. Ndetse na John yaravuze ati n'ukuri kw'Imana nanjye mbabarira, ariko basi nizere kutazigera umubabaza, nizere kutazigera umuhemukira. Ati nk'uko nabikoze, nizere kutazigera umwana mubi nk'uko nabikoze. Noneho bakiri aho ngaho rero, ntuza imibara muhamagara, ayanga kwitaba phone, areba muri phone yanga kuyitaba. Noneho ntuza aravuga ati nari ngikomeje kukubwira ati n'ukuri kw'Imana basi umwana wanjye uzamwiteho, yego nanjye nzagerageza kandi uzanadusabira imbabazi n'ukuri kw'Imana. Telefone irongerera muhamagara. Noneho ukerera mugate ko si wayitabye bimeze bite utari kwitaba telefone. Noneho yemera avuga ati none abantu bakazi bari kumbaza ibintu byinshi. Noneho Emara avuga ati ndaba mbitaba, arayireka nyine irongera ivaho. Ntuza nyine John niko agikomeza kuvuga ati dore wenda nubwo wenda tutigeze byacu bikunda, ariko Isabella n'umuntu ukunda ibi n'ibi, n'umuntu ugira gutya na gutya nyine, ari kugenda atangira kumusobanurira ibintu byose. Uri kubona nyine ko batangiye kwiyunga. Ya phone irongerera ahamagara. Noneho aravuga ati noneho mureke mbanze nyitabe. Yarasohotse ajya hanze, akimara gufata telefone umuntu yahise ahamagara nyine w'umukobwa. Aravuga ati sheri, ariko kuki udafata telefone, kuki utafashe telefone? Igihe cyose mba naguhamagariye ntabwo ubona ko ngukeneye, ntabwo ubona ko ngukumbuye. Noneho ntuza baravuga ati ariko ntabwo wakwihangana niba nafashe telefone yawe, ntabwo waburitse akanya gato, ndakwinginze bumbabariye. Ariko se sheri, uri mu biki umuntu uri hehe ngo nze nkurebe, uri hehe ko ngukumbuye? Ubwo rero ese afite
afite undi musheri iseme afite undi muntu babana ntabwo tubizi reka dutegereze reka nyine twumva ukuntu bimeze kuko twari duturutse hirya Isabelle avuga ati ntabwo ni nakwiyumvamo ntabwo nabona imbaraga zatuma nyine mbwira uko mukunda none uno muntu umuhamagaye amwita sheri amubwira ngo aze kumureba uyu muntu ninde uyu muntu afite yaturuka he uyu muntu ntashobora kwangiza umubano mwiza wari ugiye kuba hagati ya Aimee ndetse na Isabelle ntakundi amatsiko usigaranye yazashoretse gukurikirana kandi gace kubuta ariko nakubwira ko inkuru ubundi ubungubu nibwo yatangira no kuri ndakurahiriye we kura subscribe tujye tubana umunsi ku munsi murakoze mukomeze kugira ibihe byiza naho butaha